iyi ubukwe iyi ndabufite wow kuwa gatandatu kuwa gatandatu cheers tubinywesha tubinywere mu kuwa gatandatu kuwuhe mwaka abari kuwa gatandatu azaba kuwa gatandatu wow mfite amatsiko y'umwana wanjye nzabyara ntazigera nzamubyere ko none se Nyambo adafite ababyeyi beza cyane so bisobanuye ko rero ubu ngubu twite amen so matsiko ndavuga igihe ntazi nzamubyarira iyo umaze kubona fiancé ubu umaze kubona papa w'umwana kandi niwe uzaba umugabo wanjye uriya mwana we tuzabyara umwana usa gute ko uzabyara umwana usa na Chita miss sorry aragiye kugira ngo uvuga ngo iki Imana ishimwe oya barira aragiye ngo Imana ishimwe yes mbaye ikaze kandi bashimiye kuba mukurikira Mind Empire News nk'ibisanzwe ni Shizo G mwami ubwiza bw'abagore n'abakobwa the king of Nyasha and beautiful girl ku bantu bashya icyo gukora no gukanda like subscribe ndetse na share utibagiwe gukomentinga kuri video zacu kugira ngo utubwire uko video yacu wayibonye murakaza neza rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho tureba ibyasacingwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kugura subscribe watch time na views byo kuri YouTube ese wa wifuza kugura likes followers views comments byo kuri Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media ku bindi bisobanuro waduhamagara Your pressure is our masaha ashize nibwo twabonye ku mbuga nkoranyambaga ibintu bigiye bitandukanye nko muri byo twavuga yuko Nyambo yaterewe ivi ni ibintu byakomeje kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga tukaba tugiye kwifashisha ikiganiro Chita Magic yagiranye na Miss Nyambo ukaba yatwemereye yuko bidasubirwaho ubukwe ndetse no kubivi ryatewe ryo iyo ni inkuru idasubirwaho kuko no mu majwi mutangiye mwumvishe yuko Miss Nyambo yiyemereye yuko hari ubukwe ndetse ukaba yanabyemereye mubyumva yuko iryo vi ryatewe so muri iki kiganiro rero turagenda tubasha no kugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye harimo nk'itariki uyu Miss Nyambo bivugwa yuko nubwo bitaremezwa bivugwa yuko ashobora kuzajya mu murenge ukaba muri iki cyumweru havugwa yuko uyu Miss Nyambo hari niba twabyita ubukwe cyangwa se imisango yo gusaba ndetse no gufata irembo kuko ibijyanye no kwiyerekana ku babyeyi ibyo byararangiye rero ntabatindiye reka nshyiremo ikiganiro kigufi yagiranye na Chita Magic kibuze ndibugaruke nyuma turebera hamwe izindi ngingo you are welcome Nyambo waterewe cyangwa wambitswe fiançaye amerewe ate kuko ibintu twabonye nibyo nukuri byabaye Chita ubu ndi fiancé w'umuntu nshuti yanjye congratulations urumva iyo titre ndi fiancé oh my god Imana ni nziza pe nta kintu cyiza cyo kuba fiancé w'umuntu ukunda wujuje ibintu wasengeye ku mugabo oh my god that's amazing ririya joro nijoro ryari rimeze gute kuri wowe Chita mbora nibagiye kuri umunyamakuru niba ngo wimbaza ibibazo nk'iby'abanyamakuru ngende umunyamuryango wawe iriya joro ryari ryiza cyane ryari ijoro ry'ibyishimo nuko hari hatari inshuti zanjye nyinshi bitewe n'uko umugabo wanjye ataziranye my husband ataziranye nabo abo yagerageje nyine ni abantu n'undi yari afite nimero abaje nabo yari afite nimero n'undi basanzwe bafitanye communication ibyo abantu bari kwibaza ku murongo wa telefone turi kumwe na Miss Nyambo aka Nyambo Jessica umukinnyi wa filime akaba na producer akora filime guhera kuri The Message uyu munsi afite filime nshya yitwa Nkunda filime nziza cyane mu mazi iminsi mukurikira kuri Miss Nyambo ndetse hari na filime yitwa Mwene Data nayikundwa n'abantu benshi Nyambo tuguha ikaze kuri Chita Magic mu kiganiro kigufi tugiye kugerana kuri telefone
David. Umerewe gute? Neza cyane bishimye. Ejo bundi twavuganye kuri telefone bagiye kuguterera ivi urambeshya ngo nta gahunda ihari none surprise. Ahubwo urambwira wari ubizi kuki utanyibiye akabanga. Njye nari mbizi ko bari buguterera ivi. Cyangwa n'iby'imihanda bihoraho ngo ngonya yakisari igihe batanera ivi buri munsi musora afata banera ivi. Njyewe nari mbizi. Nabiriyo wasanga ari AI. Oya njyewe nari mbizi ko bazaguterera gukoresha AI. Nari mbizi ko bazaguterera ivi muri iki cyumweru naguhamagaye mbizi. Ariko urabyibuka ko icyo gihe ntabwo nigeze ko utanyibiye ibanga se sha. Ubwo se uwayiteguye nari kumubwira iki? Njyewe nari namenye ahantu irabera nuko biri bugende birangira babihinduye. Yego. Ngo yigo. Asa ari kumbwira nk'iteko. Nakubwira ngo genda kwirebera bagiye kuguterera ivi. Kambwira ati uwe witeguye nta gishyika. Aya icy'ingenzi ni uko byamaze kuba kandi byagenze neza. Twabonye social media ziri kubivuga mu buryo butandukanye. Nyambo waterewe cyangwa wambitswe fiançaye amerewe ate? Kuko bireno twabonye nibyo nukuri byabaye. Chita ubundi fiancé w'umuntu nshuti yanjye. Congratulations. Urumva iyo titre. Ni fiancé. Oh my God. Kimana ni nziza pe. Nta kintu cyiza cyo kuba fiancé w'umuntu ukunda ujuje ibintu wasengeye ku mugabo. Oh my God. That's amazing. Ririya joro ni ijoro ryari rimeze gute kuri wowe? Shita mbora nibagiye kuri umunyamakuru niba ngo wimbaza ibibazo nk'iby'abanyamakuru. Njye ndi umunyamuryango wawe. Iriya joro ryari ryiza cyane ryari ijoro ry'ibyishimo nuko hari hatari inshuti zanjye nyinshi bitewe nuko umugabo wanjye ataziranye my husband ataziranye nabo abo yagerageje nyine ni abantu n'undi yari afite nimero abaje nabo yari afite nimero n'undi basanzwe bafitanye communication. Ibyo abantu bari kwibaza impamvu Miki atagaragaye mu birori byawe, impamvu Jojo atarahari. No, ikibazo mwebwe munsi icyo kuno mutangaje. Mwebwe abantu baba mufite ikibazo bo ubwabo nta kibazo bafite. Kuko ni inshuti zanjye nta kibazo na kimwe dufitanye, barabizi ko byagenze. So nta mutima mubi irimo, haracyari ibinduri byinshi kandi bazabibonekamo. So nta kibazo babifiteho kamera. Gusa nyine urumva kubera ko nyine my fiance ataziranye n'abantu benshi cyangwa se adafite amanimero yabo kandi ashaka kuba surprise yagerageje nyine kubwira abo yari afite amanimero yabo. Ni ibirori nabonye waritwayemo neza cyane ukavuga yes wishimye nyine inshuti zawe of course. Ni iki Nyambo afitiye amatsiko ubu none aha hakurikiyeho iki? Imyiteguro igeze he? Imyiteguro y'ibikize kandi imyiteguro yo hakurikiyeho gukomeza na fiancé w'umuntu hakazakurikiraho ubukwe igihe nazi nzabatumira nimara kubimenya. Mfite amatsiko y'umwana wanjye nzabyara ntazigihe nzamubyere ko none se Nyambo ndafite ababyeyi beza cyane. So bisobanuye ko rero ubu ngubu twite? No, mfite amatsiko ndabwo igihe ntazi nzamubyarira. Iyo umaze kubona fiancé ubu umaze kubona papa w'umwana kandi niwe uzaba umugabo wanjye kameme. So uriya mwana we tuzabyara umwana usabye ko uzabyara umwana usa na Chita. Sorry. Arugiye kugira ngo ubwo bw'iki Imana ishimwe. Oya bari. Arugiye ngo Imana ishimwe. Yes, bana tutababari. Nyambo njyewe ndakubwira nti congratulations kuko nkuzi bwa mbere uza mu itangazamakuru uza muri sinema. Ubona rero ugeze igihe bagupropoza mu birori bubashywemo surprise. Nabonye waranahinduye n'ikanzu ngira ngo mwagize ibirori bibiri. Byari byiza cyane njyewe nishimiye ibirori byawe. Hanyuma uratubwiye ngo n'ibindi bikurikiyeho wenda abantu bazagenda babimenya buhoro buhoro. Hari n'ibireba imiryango yanyu mu buryo buri close nko gufata irembo n'ibindi nyine bireba presentations za famille yanyu. Cyane ko mu bintu bizanezeza mama wa Nyambo
harimo ibirori byo kugufatira irembo mu muryango bizanezeza ababyeyi bawe. Hari amakuru dufite avuga ko ku wa 4 tariki 30 hazaba ibirori byo gusezerana imbere y'amategeko. Sinzi icyo wabivugaho. Ni amakuru y'amakazi ayanyayo. Amakuru yose umbwira ngo ntabwo ari ayanyayo ko birangira bibaye. Amakuru y'abamotari nayo nzi ukeka niba nayo surprise bari kunigurira. None se Nyambo, reka nkoze ikibazo cyane wenda nkurekure ukomeze gahunda zawe. Ni iki cyavuzwe kitari ukuri ku mugabo wawe cyangwa se fiancé wawe mwitegura kubana? Okay, ntabwo nzi ibyo wamuvuzeho. Hari ibintu wamuvuzeho? Hari ibyo numvise ngo ni umudiaspora uba Dubai, umaze imyaka myinshi akorerayo, ngo mumaze imyaka 8 mukundana. Imyaka nanjye mfite imyaka 8. Ni gute wavuga uyu musore wagupropoje kuko yari amaze igihe kinini ari ibanga abantu bataramubona na rimwe? Rero fiancé wanjye okay, ntabwo ngiye kubwiraho byinshi ariko ntabwo aba Dubai. Aba muri Australia. Ntabwo yigeze bakorera. Hari ibindi tumva ari ibyo ngibyo ngiye bamuvuzeho. Aho kuri abasasi singira ngo ni muri Australia cyangwa ni muri Canada. Ese uzi ko wishimye birenze ibyo ndi gutekereza? Agace tabari. Ndagwenda byishimo byanjye ba. None se Nyambo, niba bitari ibanga Marene ninde? Marene se ubukwe ni igihe tuzakorera ubukwe nzaba namumenye nzamukubwira. Sha Nyambo, ndagira ngo nkumenyeshe ko dufite ubukwe. Yes. Ubukwe burahari kandi thank you so much, Imana iguhe umugisha, komeza ugire ibihe byiza. Uramfatishije abantu bamenye yuko yagize ikibazo. Menye abantu bari kumamagara. Wanyu binari bidavuga taka nakazi. Tumvana nsanza rice. Ariko ikintu gihari nuko Nyambo ubutumwa ufitiye abakunzi. Arishimye cyane, yambitswe impeta n'umuntu akunda cyane. Oh my god. Akunda cyane. Wasengeye wujuje ibintu nasengeye. Ibindi byose bavuga, ibindi byose bakora, buri wese agira uwo yagenewe kubana nawe kandi akunda cyangwa se Imana yamuteganyirije. So thank you so much. Ibihe byiza, ubyara undi mwana nawe. Bye Mana yanjye. Nyambo, ibihe byiza. Ibihe byiza. Mugire munafata umwanzuro. Twarafashe nuko igihe twawufatiye kitaragira. Igihe cy'ubukwe ngo bagiye kuza gufata igipangu Nyarubuye. Gufata irembo Nyarubuye. Sinabwo niba ari muri uko kwezi. Ni ukuri? Ubukwe ndabufite. Wow. Ku wa 6. Ku wa 6. Cheers. Tubinywere sha. Tubinywere. Ku wa 6 ku uyu mwaka. Azaba ari ku wa 6. Azaba ari ku wa 6. Oh wow. Shiraho pareri mwana. Niba utatubeshye. Ndi mu kiganiro shiraho parireri. Okay, ngushyizeho parireri. Nari nkwamagaye. Sabe ko ushaka parireri cyane se. Nubu yabo ducima akagereza mikoro. Nari nkwamagaye nshaka kugira ngo ndawukunda. Nuza nshaka gushima akazi meze gute? Ngo ari gutekereza ko nshaka kuba. Shema ari mwumva. Ngo abandi bashati kandi ntabo. Araba baripanze akazi. Wenyine nari nkwamagaye mbwe ngo ndagoko. Nabaye nkagusukuza amana. Ntabwo twahuye nkagutuza. Wow. Baby wibivuga byose. Nice. Bye ndawukunda. Okay, sorry baby. All right. I'm sorry to say ariko abagabo b'iminsi nsigaye mbona nyine abenshi utapfa kubatandukanye n'abakuru. Abagabo? Usanga bya bintu nyine byitwaga by'abagore. Ari abagabo basigaye niyo basigaye bicara. Make up se? Oya niyo basigaye bicara bari mu bujajwa. Nusigaye bagira protocole nyinshi. Nusigaye birirwa muri salo bisiga bashaka gukora bashaka nyine kubaho bwa buzima bworoshye bw'ubusongarere bo bashaka
kera abagabo bahuraga akavuga ati Sabe ngenda gukeneye nshaka ko duhura kuganira mugiye kuganira imishinga yego hari akantu ari nyana nari naguze ariko rero ikiraro cyanjye bimeze gutya na gutya cyangwa se mukaganira ibintu urumva nari naranguye ibi ariko nabura 40,000 se wamutse kwenda cyangwa se Sabe nshaka gukora imishinga kandi nabonye nawe waragukoze nize genda gute ariko umuntu aragiye kukubwira yicara akusha Sabe mukiremo depression urumva umukobwa ngo nyine ngo yarambabaje arabyutse aroga arambara afata nta kazi yakoze araje afasha amasaha 3 ari mu bujajwe ayo masaha undi mugabo yashatsemo amafaranga amaze no kuyabona abantu ntabwo bazubaka mu gihe kimwe n'urwo ntabwo ruzakunda bene abo batipe rero ngo abakobwa murabakunda sha mu izina rya Faya wamutete wenda gufa yarinze n'undi munsi hari abantu bari hariya bakoze cyera afite amafaranga bashaka utuntu tw'uturango tw'udusore nyine bayasa ko kubamara irungu no kubashimashi ko kubamara irungu twavuga ati nese niba mfite miliyoni wenda 100 gukuramo se kuramo miliyoni 1 cyangwa 500,000 ayo umuntu uzajya umara irungu umuntu umara irungu akavuga ati nari ibintu budakora nari bingenza yamwishyurira inzu umukore stock nari buzushimashime ukora akazi kabe n'uguri kwimana abantu bagakora akazi kuri wewe mu by'ukuri umugabo ntabwo ndi gutekereza ukundana n'umuntu ntabwo uzi icyo akora nta n'ubwo mwumva ngo yagiye ariko ameze neza kandi urumva amafaranga yakure ukeneye kwamamaza twandikira nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make you assure your future.